gihe ishusho y'ikigo cyawe imenyekana mu masegonda make. Mbere y'uko umuntu agera ku muryango wawe, abanza kugushakira kuri internet. Kandi iyo agushatse nakubone neza cyangwa website yawe agasanga itari professional, ahita yigira ahandi. Niyo mpamvu muri TJP Media dukora website z'umwuga zigezweho, zihuta kandi zizewe. Intego si ukubaka website nziza gusa, ahubwo ni ukubaka icyizere, kuko icyizere gitangira kuri internet. Ariko kugira website yonyine ntihagije. Abantu bakeneye kukubona buri munsi bakamenya brand yawe, aho baguhamagara, aho barizwa, nuko bakugeraho vuba. Niyo mpamvu dufasha ibigo gushyiraho no gutunganya business profile. Bigatuma iyo umuntu ashakishije izina ryawe kuri Google, ahita abona location, phone number n'amasaha mukorera. TJP Media dukorana n'abantu n'ibigo bitandukanye. Amashuri, ibitaro, hotel na restaurant, companies, amaduka n'abacuruzi, startups, real estate n'abandi bose bashaka kuzamura ubucuruzi bwabo online. Dukora design z'umwuga, video ads na content ikurura abantu bikarangira babaye abakiriya bawe. Si ibyo gusa kandi, muri TJP Media dutanga ubujyanama ku bantu n'ibigo bashaka gukoresha social media mu kuzamura ubucuruzi bwabo, ndetse tugatanga amahugurwa mu gutegura content, gukora design no kwihutisha akazi kawe ukoresheje AI. Tuguha serivisi nziza aho waba uri hose, haba iwacu mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Ikindi dukora maintenance ya website ndetse tukayifasha kuba yagaragara hejuru y'izindi zose kugira ngo business yawe ikomeze gukora. Kwandikira uyu munsi